ngo umunsi wo gutanga gakondo Yesu agabira abantu bose, arangije yibagirwa uwo barwanaga, aricecekera. Mumaze kumva ko gakondo zatanzwe nyamara iyo atayifite bituma haduka. Ngo araza yegera Yesu amubwira ati nikosha ugabira abantu, uhereza abantu, wibagirwa uwo mwarwanaye, wibagirwa umuntu mwarwaye, duterera imisozi ntabwo ubizi, tunyura muri Yorodani ntabwo ubizi, intambara zatugoye ntabwo ubizi, none igihe kirageze ugabanyisha abandi urabahaye, njyewe uranyibagiwe. Aramubwira ngo mva, haleluya, uribagiwe ngo umusore ufite imyaka 45 kwa kundi narwanaga ngatera nkarwana tukanesha, ngize 85 n'uyu munsi imbaraga ziracyarimo. Abumva Yesu haleluya, nucogozwa n'icyamugongo, nucogozwa n'ayo bavuga, nucogozwa n'ibyo ubona, nucogozwa n'ibiguhagaze imbere. Hariya avuganye nawe n'uyu munsi ahari, ntabwo igihinduka, yahinde yavuganye nawe n'Imana ishobora byose. Haleluya, ibyo nubwo biri imbere yawe ariko hari gakondo. Aramubwira ngo umva neza, icyo nshaka kukumenyesha, ibintu ni bibiri, nubwo wahaye ahandi ukanyibagirwa, ariko hari icyo Uwiteka yatuvuzeho. n'uyu mwanya hari icyo Uwiteka Yatuvuzeho. Komera. ikadashi ibarudaya iyo wageze ko byari Imana ivugana nawe, wakarakiza Imana ikavugana nawe, iyavuganye nawe. N'uyu munsi iracyavuga, n'uyu munsi irahari, n'uyu munsi iracyako ngo yibutsa. Yesu aramubwira ati yavuga guto, yabimbwira guto, ntabwo twari kumwe. Iriya yavuganiye natwe ikadeshi ibarume ntabwo yigeze hinduka. N'uyu munsi ntabwo uzi ko hari gakondo mfite ngomba guha. Yesu aravuga ati sha uranyibukije, arangiza avuga ati ma gakondo yanjye, ngo gakondo ye bari barayituje n'umunaki yari yarayibaho witwaga Kiriataruba. baramubwira ngo umva gakondo irahari, tuguhaye uriya musozi, tukugabiye hari iki, ariko niba uri umugabo genda ubanza ukuremo Kiriataruba. Ngo arahaguruka Kalebu aramubwira ngo Yesu wawe haleluya, mfite imyaka 45 narwaniraga mu kirere, najya mu mazi narwana, abanaki bahora babahunga, n'aka kanya mfite 85 ziracyarimo, ziracyakora, narwana nkanesha. Iyo naguruka biremera ibivuganye nanjye, haleluya. Yesuwa ngo agire ubwo aramubwira ngo kandi ngiriho Kiriataruba ntabwo ndi buhamufata. Buriya n'amateka ya mwarimu hanyuma yonyine atuma atayiburaho, amateka yirukana umunani, yonyine atuma atayibona agera gute ahura. Kiriataruba ngo yumvise icyivugo cy'umuntu wiba aterura ukade kwamushye, asiga gakondo. asiga gakondo. Nyiri gakondo araza yihagarara, bagera mu mugore mu gakondo yawe, nubwo bayikunyaga hari iyavuganye nawe, hari iyavuganye nawe, urabwira uti nimuceceke, gakondo yanjye igize gute, irahari. N'uyu munsi nicyo cyagutereje uyu musozi, urimo urarwanira gakondo yawe, nubwo bayibohoza bakayiteza cyamunara, ntabwo bishoboka. Iyavuganye natwe izayibohoza, izayizana, izayibohoza. Iyo ni Imana ishobora byose. Wahaguruka dusenga. Basoje n'abasuhuzaga mu izina ryawe. Nubwo gakondo zacu hari abantu barimo bazirwanira bagashaka kugira
abantu b'Imana